nawe waba umutagatifu. Erega nicyo wahamagariwe. Niki twakwigira ku batubanjirije? Ibuka igihe ubatizwa. Kuva ubu no mu bugingo bw'iteka ubaye urugingo rwa Kristo, we musaserdoti, umuhanuzi n'umwami. Ngaya amagambo wavugiweho. Muri batisimu wagizwe ikiremwa gishya, wambikwa Kristo. Ese itara ryawe riracyaka? Ese umwambaro wawe urakererana? Humura, garukira Imana. Abatagatifu n'abanyabyaha bababariwe. Akira Kristo. Ikiganiro ibirari by'ubutagatifu mukigizwa na Beata Mukarusanga, umukristo wubase urugo. Bavandimwe, mukuri iki kiganiro ibirari by'ubutagatifu, muraho neza. Kristo Yezu akuzwe. Iminsi myinshi yarishize tutabasha kuganira ku buzima bw'abatagatifu kubera nyine ibibazo nagize by'ubuzima, ariko ndashimira Imana ko nongeye gusubirana, nongeye kugira ubuzima, nkaba ngarutse kuri uyu murongo. Ndahamya neza ko benshi muri mwarimu nabikumbuye. Harimo abagiye banyura mu gikari bakambaza bati ese wabaye amahoro ko utagikora ibiganiro. Ubwo rero mu bihererekanye muri benshi mubwira abandi yuko ibiganiro ibirari by'ubutagatifu byongeye kugaruka. Nifuje ko twatangira nanone kuganira ku batagatifu bakomeye batwinjiza mu buzima bw'Imana, ndetse n'abahire nka Muhire Anna Gaterina Emmerich. Impamvu nariwe ntangiriyeho nuko agenda anadusobanurira ku bandi batagatifu tutari buzamenye, nka Mutagatifu Yosefu, umugabo Bikira Mariya, n'abandi tuzagenda tubona bakomeye bavugwa muri Bibiliya, cyane cyane ko yagize amahirwe yo kubona ubuzima nka vision, nk'amabonekerwa, ariko abibona nka kuri ekara, abona ubuzima bw'ibyanditse muri Bibiliya kuva kuri Adamu na Eva kugeza kuri iyi minsi turimo, ubuzima bwa Kiliziya. Nkumva rero muri iki gihe tumukeneye kugira ngo mu gusoma izo nyandiko ze biduhugure kandi bidushishikaze. Anna Gaterina Emmerich yavutse ku itariki 8 z'ukwa 9 1774 mu Budage, ahitwa Flamsheim. Ntabwo nzi niba mbivuze neza kuko ikidage ntabwo nkizi. Ni umwana wa gatanu mu bana 9. Yagiye mu ishuri amezi makeya, ubundi asubira iwabo kubafasha imirimo y'ubuhinzi. Cyakora yagize amahirwe yo gukurira mu muryango w'abayoboke b'Imana, baramutoza akurana iyobokamana rishyitse. Ku myaka 13 yavuye iwabo mu rugo ajya kwiga imirimo y'ubudozi, ariko yamaze imyaka 3 gusa aragaruka mu rugo, n'ubundi asubira mu buhinzi mu rugo iwabo. Yamaze imyaka 12 yifuza cyane kwiha Imana, ashakisha n'umuryango yajya kwihamo Imana, ariko ababyeyi be ntabwo babyumvaga kimwe, bumvaga bamushyingira. Yagize amahirwe rero ko nyuma y'imyaka 12 yaje kubona umuryango w'ababikira ba Mutagatifu Augustine, ngo na Sœur Augustine, baramwakira yinjira muri uwo muryango. Nyuma y'umwaka umwe gusa yahise akora amasezerano ya mbere, ubundi yegura Imana wese abikuye ku mutima, ndetse akajya ahitamo imirimo isa nk'iteye ubute muri kuva mu bihaye Imana, agakora iyo ivunanye cyangwa se iteye abandi ubute. Yabikoraga kugira ngo arusheho kwitagatifuza, yitangira abandi. Ndetse mu imyaka 3 mbere yuko yiha Imana, no kuva mu 1799, yaratangiye kumva ububabare budasanzwe ku mutwe, nk'ahanyuze ikamba ry'amahwa rya Yezu. Ndetse mu gihe ari kwa gatanu, umunsi nyine Yezu yabambweho, bya bikomere bikava amaraso, ariko akageza kubihisha mu myenda, akihanagura, akambara imyenda myinshi mu mutwe, akabona kwambara ivara. Ntabwo bari bazi yuko buri wa gatanu ava amaraso. Hanyuma kuva mu 1807 nibwo yatangiye kugira ububabare bw'imisumari mu biganza no mu birenge, ariko ubwo bubabare bwari imbere mu mubiri, ibisebe bitagaragara. Nabyo byarushagaho kumubabaza mu gihe nyine cyo kuzirikana ububabare bwa Yezu, cyane cyane kwa gatanu. Mu 1811 kuva yabagamo, yaje gufunga imiryango, maze Anna Gaterina yibera umukozi wo mu rugo ku mupadiri w'umufaransa wari warahunze itotezwa ry'abapadiri mu gihe cya Revolution Française, muri ya myivumbagatanyo yabaye mu Bufaransa yatoteje cyane Kiliziya.
ariko kuva mu 1813 ni ukuvuga nyuma y'imyaka 2 kuva ifunze abana n'uwo mupadiri amufasha imirimo, yaje kuremba cyane ahera mu buriri, ahubwo murumuna we aza kumufasha akaba ari umwunganira muri iyo mirimo, we aba umurwayi rwose. Cyane cyane yuko nyuma gato amaze kuremba bya bikomere 5 byari byatangiye kujya biva amaraso no bigaragara nk'ibisebe ku mubiri we. Yatakaje apeti muri iyo minsi, amara imyaka myinshi ntabashe kumenya, ariko atunzwe n'ijambo ry'Imana gusa, atarya atanywa, nta apeti afite, nta n'icyo bimutwaye kigaragara ku mubiri, ameze nk'urya anywa kandi ari mu gisibo gihoraho. Yabaye nubwo buzima rero buri mystique, ubuzima utabasha gusobanura mu buryo busanzwe, nubwo buryo yarabayeho. Bamuhuririje umuganga Dr Franz Wessner watangariye impano za Gatarina Emmerich, cyane cyane ko yari afite n'impano yo gusoma mu mutima, yari afite impano yo gusoma roho, akaba yakureba akamenya ibyo utekereza, ibyo wabayemo. Byatangaje rero uwo muganga wamukurikiranaga, amwitaho abikuye ku mutima, amubera n'inshuti. Yaje no kwandika yabyitondeye raporo z'ibyo yamubonyeho. Ni raporo yanditse kuva mu 1813 kugeza mu 1919. Ibyamubayeho muri iyo myaka yose bamaranye yarabyanditse, bituma mu gihe cyo kwiga ku buzima bwe Kiliziya irimo yiga ku ntambwe ze z'ubutagatifu, ishaka kumujya mu ntambwe z'ubutagatifu. Ubu kugeza ubu ni umuhire, ntabwo arashyirwa muri urwo rwego rw'abatagatifu, ariko izo nyandiko za Dr Franz Wessner zafashe Kiliziya cyane kugira ngo tumenye uwo Gatarina Emmerich yarabayeho ate. Ana Gatarina rero aho ku buriri, iyo yagiraga akanya k'agahenge, ntago yihaga we agahenge, ahubwo yagafataga nk'uturimo tworoheje nko kudoda. Urumva ko yari yaramenye kudoda, yadodaga imyenda akayifashisha abana b'abakene. Mu 1818 yamenyanye n'undi witwa Clemence Brentano, amara imyaka 5 amusura buri munsi, nta munsi yasibaga atamusuye. Ana Gatarina rero akamutekerereza amabonekerwa ye yabaga yagize, avuga ku buryo burambuye ubuzima bwa Bikira Mariya, ubuzima bwa Yezu, ndetse n'imibereho ya Kiliziya kugeza n'uyu munsi. Ana Gatarina umuhire yabonye n'ubuzima bw'abakurambere kuva kuri Adamu na Eva kugeza ngira amagingo turimo, uruhererekane araruvuga rwose. Nitugira amahirwe tuzabinyuramo, ariko simbasezeranya ko nabinyuramo ko ni byinshi cyane, ahubwo abashobora kumva indimi z'amahanga nabashishikariza kubisoma. Birahari, inyandiko zirahari, buriya Google iyo ushakashatse inyandiko nk'izo ngizo urazibona. Clemence Brentano wamutegaga amatwi buri munsi yanditse page 16,000 bivuga kuri izo nyandiko, kuri ayo mabonekerwa ya Ana Gatarina Emmerich. Ibitabo byanyuze mu icapiro bigasohoka, mu by'ukuri n'ibitabo 3 gusa. Igitabo kivuga ku bubabare bwa Yezu cyitwa La douloureuse passion de notre Seigneur Jésus Christ, cyasohotse mu 1833. Icyo gitabo ni nacyo cyifashishijwe cyane muri filime y'ububabare bwa Yezu muzabona yakozwe na Gibson. Avuga la filime dukunda kubona ngo ububabare bwa Yezu, La passion de Jésus, yakoresheje ziriya nyandiko za Ana Gatarina Emmerich kugira ngo sene zishyirwe. Urumva Bibiliya hari ukuntu yanditswe ivuga muri make ubuzima bwa Yezu, ku buryo tudetaye tumwe na tumwe mu gukina filime uba ukeneye ngo ese byagenze gute isi yose. Rero izo nyandiko za Ana Gatarina zafashije wakoze iriya filime kugira ngo tubone ziriya detaye z'ubuzima bwa Yezu na Bikira Mariya, tuvuge mbere yuko agambanirwa akabambwa, n'ibyakurikiyeho nk'amadetaye uko byagenze, ziriya nkoni yakubiswe, buriya bubabare bukabije. Ni kiriya gitabo cya Ana Gatarina Emmerich cyamufashije. Hari n'ikindi gitabo yanditse cyitwa ubuzima bwa Bikira Mariya, La vie de la Vierge Marie, cyasohotse mu 1852. Hari n'ikindi gitabo cyitwa ubuzima bwa Nyagasani Yezu n'Umukiza Yezu Kristu, La vie de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ, cyasohotse mu 1858. Hanyuma urumva rero ko hari ibitabo byasohotse bizwi ushobora kubona cyangwa ukabigura, ariko n'izindi nyandiko zitigeze zisohoka ngo zinyuze mu icapiro
ariko n'ubundi wabona. Yitabye Imana rero ku itariki 9 z'ukwa kabiri mu 1824, ashyinguwe muri Kiliziya y'Umusaraba Mutagatifu Idurmen, akaba yashyizwe mu rwego rw'abahire ku itariki 3 z'ukwa 10 mu mwaka wa 2004, bikozwe na Mutagatifu Papa Yohani Paulo wa kabiri. Umuhire Gatena Emerich, udusabire. Nawe waba umutagatifu, erega nicyo wahamagariwe. Niki twakwigira ku batubanjirije? Ibuka igihe ubatizwa. Kuva ubu no mu bugingo bw'iteka ubaye urugingo rwa Kristo, we musaserdoti, umuhanuzi n'umwami. Ngaya amagambo wavugiweho. Muri batisimo wagizwe ikiremwa gishya, wambikwa Kristo. Ese itara ryawe riracyaka? Ese umwambaro wawe urakererana? Humura, garukira Imana. Abatagatifu n'abanyabyaha bababariwe. Akira Kristo. Ikiganiro Ibirari by'ubutagatifu mukigezwa na Beata Mukarusanga, umukristo wubasa urugo.